ashimwe cyane bene data. Dushimye Imana ko tubonye uyu mwanya mwiza, isaha nziza yo kuba imbere y'Imana, kandi dukomereje muri bihe byiza. Baririmbye bamaze kuririmba indirimbo zitandukanye zirimo ubutumwa bwiza, kandi dusorejeho ineza y'Imana kuko twarayibonye. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Mu buzima busanzwe bwa buri munsi twarayibonye, kandi mu rugendo rugana mu ijuru dukomeje kuyibona ibana natwe umunsi ku wundi. Izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro. Kandi nawe ahuri ucuruza cyangwa ukorera mu biro n'ahandi hatandukanye cyangwa iwawe mu rugo, dufite ibyiringiro tudashidikanya ko nawe warayibonye. Umuntu ku giti cye afite uko yayibonye, ndetse no muri rusange twese twarayibonye. Imana nihabwe icyubahiro. Reka tuyishimire rero ko tugeze muri uyu mwanya mwiza nanone kugira ngo tuyibe imbere, kandi tuze gufata n'umwanya wo kwakira ijambo ry'Imana. Hamwe n'ibyo tubifurije umugisha w'Imana, kandi tubatuyeho amahoro y'Imana. Abadukurikiye muri hano hafi, abadukurikiye muri kure, umugisha w'Imana ubane namwe. Reka twiragize Imana tuyishimire, kandi tuyisabe ko ibana natwe muri iri teraniro. Imana yo mu ijuru ibane natwe. Imana yacu turagushimye, icyubahiro cyose ni icyawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uri hejuru ya byose kandi uri hejuru ya bose. Turagushimye rero, uturemeye ibihe byiza, uduhaye uno mwanya mu izina rya Kristo. Uyu munsi uduhaye iransha kuri uyu munsi wo kuwa kane Mana. Ntabwo twigeze uyu munsi tuwubona, ntituzongera no kuwubona, ariko ibihe tugiye kugiriramo mu izina rya Kristo byadutunga, byadufasha, byadukomeza muri urugendo rugana mu ijuru. Icyubahiro n'ikibi cyawe, kandi rwahindura imitima yacu, byakomeza imitima yacu. Niyo mpamvu rero tugushimiye ku mwanya tuwugezemo, tugusabyemo ibihe byiza. Equipe technique uyifashe mu izina rya Kristo. Nanjye uyoboye gahunda umfashe, umwigisha umufashe mu izina rya Yesu Kristo. Ufashe bene data n'abashiki bacu badukurikiye, abo tubanye muri iri teraniro. Kuboko kwiza kw'Imana kubane nabo, uturemere ibihe byiza, uduha amahoro yawe, kandi imitima yacu igubwe neza, yakire ibyiza byose biturutse kuri wowe. Nuko kuboko kwiza kw'Imana kubane natwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Reka twongere tuvuge tuti kaze ku muntu wese udukurikiye, uduteza amatwi. Ari kuri YouTube channel ho turarebana, ariko kuri mixer barumva amajwi gusa. Ariko udukurikiye wese aho ari, uburyo bwose yakoresheje, yiyumve mwikaze mu izina rya Yesu. Equipe technique namwe turabashimiye, kandi mwiyumve mwikaze mu izina rya Yesu. Hamwe no kwakirana turi kumwe n'umwigisha tugiye kubana muri iri teraniro, ni Dr. Rosette NAHIMANA. Akaba umukristo wa hano Nyarugenge ndetse n'umudiyakoni. Imana rero imuhe umugisha kubwo nawe kwigomwa agashakisha akakanya kapoze mu kazi kenshi abafite, ariko akavuga ati nanjye ndaza nganiza ubwoko bw'Imana ijambo ry'Imana. Reka abaramutse mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Amen. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yumve mwikaze, Imana imuhe umugisha mwinshi cyane. Mbere yuko mu mwanya tugaruka dusenga Imana kugira ngo twakire ijambo ry'Imana, reka dufate indirimbo imwe ya korale nyuma yaho. None tumaze kwakirana twese muri rusange duhanye ikaze, tuze kugaruka dusenga Imana kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha, kandi dukomeze tugubwe neza muri iyi minsi 70 y'amasengesho. Iki cyumweru ni icya kabiri turimo, twifuza kugira imitima mishya, twifuza gukunda Imana n'imitima yacu yose na bagenzi bacu, kandi tukagira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, kandi tugashaka Imana yacu tukayibona n'imitima itunganye. Dukomeze tugubwe neza, kandi gusenga kwacu Imana irimo irakumva, iraturemera ibihe byiza, kandi turakomeza kugubwa neza turi muri ibi bihe. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Tutazaje dutambaye kandi
utigeze kumenya hari urwambariro rwabera bino wiki rwambariro rwabera bino wiki rwambariro rwabera bino wiki ejo utazagenda utambaye kandi mwambaro kuri Imana wakubikiwe mu rwambariro rwabera bino wiki rwambariro rwabera bino wiki rwambariro rwabera bino wiki ejo utazagenda utambaye kandi mwambaro kuri Imana wakubikiwe mu rwambariro rwabera urwambariro rwabera gusenga birakwambika kuririmba no gusurana nibyo biguha amavuta bikora bikunze cyane kuko ukora ibyo kwambara kiranuka muri byose maze wambara imirimo udakorwa n'ikimwaro nkawe utigeze kumenya ko hari urwambariro rwabera bino wiki rwambariro rwabera bino wiki rwambariro rwabera bino wiki ejo utazagenda utambaye kandi mwambaro kuri Imana wakubikiwe mu rwambariro rwabera bino wiki rwambariro rwabera bino wiki rwambariro rwabera bino wiki ejo utazagenda utambaye kandi mwambaro kuri Imana wakubikiwe mu rwambariro rwabera urwambariro rwabera ni mu murimo wa data urwambariro rwabera naho abakene bagwiriye urwambariro rwabera naho imfubyi zibaye nyinshi urwambariro rwabera abera barasangira bagafata n'urunana ko bazagera i Siyoni aho tuzasohora tuva mu rwambariro rwabera urwambariro rwabera umurimo wa data urwambariro rwabera abakene bagwiriye urwambariro rwabera imfubyi zibaye nyinshi urwambariro rwabera abera barasangira bagafata n'urunana ngo bazagera i Siyoni aho tuzasohora tuva mu rwambariro rwabera bino wiki rwambariro rwabera bino wiki rwambariro rwabera bino wiki ejo utazagenda utambaye kandi mwambaro kuri Imana wakubikiwe mu rwambariro rwabera bino wiki rwambariro rwabera bino wiki rwambariro rwabera bino wiki ejo utazagenda utambaye kandi mwambaro kuri Imana wakubikiwe mu rwambariro rwabera bino wiki rwambariro rwabera bino wiki rwambariro rwabera bino wiki ejo utazagenda utambaye kandi mwambaro kuri Imana wakubikiwe mu rwambariro rwabera korale rubonobono barakoze cyane batwibutsa kwinjira tukaba mu rwambariro rw'abera Imana yo mu ijuru nishimwe cyane nta handi ni mu kwihana ni mu gukizwa hanyuma tugakomeza dukora imirimo myiza yose y'Imana itunganye ko niko kwambara kw'abera Imana yo mu ijuru nishimwe cyane reka rero tugere mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana dusenga Imana twakire umwigisha Mana yacu turagushimye mu izina rya Yesu tugushimiye aya meza waduteguriye kuri uno mwanya kandi natwe ubwoko bwawe munsi kundi tuzi ko ijambo ryawe ari byo kurya by'ubugingo bwacu kandi ijambo ryawe n'umucyo utumurikira inzira ijambo ryawe n'umutsima udutera imbaraga mu ijambo ryawe tubonamo ibyiringiro mu ijambo ryawe abantu babasha kwihana abantu babasha kwezwa mu ijambo ryawe abantu babasha kugira imbaraga zibakomeresha urugendo rugana mu ijuru
kandi tukazarusoza amahoro. Niyo mpamvu rero natwe twasamye kugira ngo mu izina rya Kristo utwuzuze, kandi ugiye kubikora unyujije mu mukozi wateguye. Niyo mpamvu tumusengeye kugira ngo imbaraga ziyo mu ijuru zibe kure, kandi umwuka w'Imana abane nawe akubera igikoresho mu izina rya Kristo. Nawe ibyo wagennye mwami kugira ngo tubyakire kuri ano manywa mu izina rya Kristo, tubyakire n'imitima yacu. Urakoze rero, ijambo rye rimanukire gusenya ibikwiriye gusenywa, ariko ryubaka ibikwiriye kubakwa, kandi rimanukire kuduhembura, kutweza, kutuboneza, kandi no kudukomeza kuri wowe. Nuko urakoze kuko tugiye kugabana ku migisha ivuye mu ijuru muri uno mwanya, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Karibu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo, kandi nshimiye Imana uyu mwanya mwiza iduhaye wo kugabura ijambo ry'Imana muri aya masaha. Ndifuza ko ari jyewe uganira namwe, ari namwe mu ntege amatwi. Ndifuza ko iri jambo rigira ahantu rituvana n'aho ritugeza uyu mwanya wa nona. Intego yacu y'uyu munsi tugiye kuganiraho, umwuka wera yaduteguriye, ni ukuganira ku ijambo rivuga ngo kugira umutima mushya. Reka twihute dusome ijambo ry'Imana ryanditswe mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 2. Urwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cya 12 umurongo wa 2. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose, mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye. Reka dusome no muri Ezekiyeli, igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 18 umurongo wa 31. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 18 umurongo wa 31. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, nimute kure ibicumuro byanyu byose, ibyo mwakoze, mwirememo umutima mushya n'umwuka mushya. Kuki mwarinda gupfa, mwaba inzu ya Isirayeli mwe? Erega sinishimira ugiye gupfa ko yapfa. Nuko nimuhindukire mubeho, niko Umwami Uwiteka avuga. Amen. Imana ishimwe. Nkuko natangiye mbivuga, Imana iduhaye umwanya mwiza wo gusangira ijambo ryayo muri aya masaha yaranshawa, cyangwa se amasaha mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda twakwita amasaha yo kujya ku meza. Dushimye Imana rero ko igiye kutugaburira ijambo ryayo. Twasomye hariya mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 2, amagambo avuga ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose, mugize imitima mishya. Paulo wanditse aya magambo, ntabwo ndi bujye mu nkuru ze ndende kuko n'amasaha cyangwa se igihe dufite ntabwo kibitwemerera, ariko yari yarabayeho ari umuntu washakishaga Imana imbaraga ze, akagerageza kubahiriza amategeko yose, ndetse yarwanaga ishyaka ry'umubiri ryo kurwanirira Imana. Mu gihe rero ubutumwa bwiza bwatangiraga gukwira, nibwo yatangiye kurwanya abantu b'Imana, kurwanya intumwa, ariko byose yabikoraga yibwira ko ari gukorera Imana. Ikigaragara nuko igihe yabikoraga ntabwo yari afite uyu mutima mushya. Iyo dusomye mu ndimi z'amahanga, mu rurimi rw'Icyongereza no mu rurimi rw'Igifaransa, uyu mutima bawita intelligence. Hariya yanditse ngo muhinduke mugize imitima mishya, baravuga ngo c'est le renouvellement, ni uguhindurwa mushya mu buryo bwa intelligence, ni ukugira imitekerereze mishya, ni ukugira kwibwira gushya, ni ukugira ubundi bwenge bushya.
buhindutse. Ubundi turabizi ko ikinyuranyo cy'ikintu gishya ni ikintu gishaje. Igihe cyose umuntu w'Imana atarahindura imitekerereze ngo ayijyanishe n'ijambo ry'Imana, ayijyanishe n'iby'Umwuka Wera ashaka, ayijyanishe n'iby'Imana ikunda, iyo Imana imureba ibona afite ubwenge bushaje, ibona afite ibitekerezo bishaje. Imana yacu ishimwe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 riravuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo guhinduka abana b'Imana. Mu gice cya 3 tuhasoma inkuru z'umugabo witwa Nikodemu. Nikodemu yari n'umwigisha, niko Bibiliya itubwira, ngo yari umwigisha. Arangije asanga Yesu nijoro kugira ngo baganire. Aramubwira ngo nutemera kuvuka bundi bushya ntabwo uri buragwe, ntabwo uzaragwa ubwami bw'Imana. Imana yacu idufashe. Kuba mushya rero binagereranywa no kuvuka bundi bushya. Nikodemu yabajije Yesu ngo ese byashoboka bite ko nsubira mu nda ya mama nkongera nkavuka? Ariko icyo Yesu yamubwiraga kwari ukuvuka bundi bushya mu buryo bw'umwuka. Bivuga ngo Imana ikakurema bundi bushya, ukongera ukiga kuvuga ivugo nshya itandukanye n'iyo wavugaga, ukongera kugira imitekerereze mishya itandukanye n'iyo wari ufite mbere, ukongera ukagira imyitwarire ihindutse mishyashya itandukanye n'iyo wari ufite. Imana yacu ishimwe. Ijambo ry'Imana iyo dusomye Bibiliya itubwira ibintu byinshi ku guhinduka mushya. Ndagira ngo mbabwire ko iyi mitekerereze mishya yatumye Aburahamu Imana imuhamagaye ava mu gihugu cy'iwabo, asiga umuryango w'iwabo, asiga inzu ya se, agenda atazi yajya. Nukubera ko yari afite imitekerereze mishya. Imitekerereze ye n'imyibwirire ye byari bitandukanye n'ibya se wamubyaye, byari bitandukanye n'iby'abaturanyi be, byari bitandukanye n'iby'abavandimwe be bavukanye. Biragoye kumva ko umuntu yaguhamagara ngo haguruka ugende utazi yujya, utarahindutse, ubwenge bwawe butarahindutse, wavuga uti ndasazi. Ibi ni ibitekerezo by'abasazi, ntabwo ari ibitekerezo bizima. Ariko kubera ko Aburahamu yari yabanye n'Imana, afite umutima mushya, afite imitekerereze mishya, afite imyibwirire mishya, yumva ibishya bivuye ku Mana, kuko nta handi hantu byajya kireka hahindutse hashyashya. Ibyo Umwuka tubwira tubyakirizwa nuko twahindutse bashya, tukagira ubwo bushobozi bwo kwakira imvugo idasanzwe, tukagira ubwo bushobozi bwo kwakira imitekerereze idasanzwe, tukagira ubwo bushobozi bwo gukora plani zidasanzwe zo kugendana n'Imana. Nta wundi muntu rero uzakira uretse uwahindutse mushya. Imana yacu idufashe. Ngo byatumye Aburahamu ahaguruka agenda atazi yajya, ayobowe n'ijwi ry'Imana. Bibiliya iratubwira ngo Aburahamu ngo ntabwo yigeze yubaka, ngo yabaye mu mahema, ngo kuko yategerezaga undi mudugudu. Ubu ngubu umuntu afite amafaranga ntiyubaka inzu, akavuga ati genza ategereza inzu Imana izampa, abantu bamuseka kavuga baturi umusazi. Ariko ibi nta bandi bantu babigira, nta bandi bantu bagira iyo mitekerereze, nta bandi bantu bagira imigambi imeze gutyo, uretse gusa abahindutse bakagira imitima mishya, bakagira imitekerereze mishya, bakagira ubwenge bushya. Imana yacu idufashe. Paulo niwe nanone wongeye kwandikira Abakorinto mu rwandiko rwa 2 igice cya 5 umurongo wa 17, arababwira ngo umuntu wese
iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, byose biba bihindutse bishya. Imana yacu ishimwe. Ibya kera biba bishize, imitekerereze yacu ya kera ibirangiye, imivugire yacu ya kera ibirangiye, kwibwira kwacu kwa kera kuba kurangiye. Yewe hari n'igihe Imana idusaba ko n'imibanire yacu n'abantu ihinduka. Imana ikadusaba kubana n'abantu dufite imitekerereze imwe, akaba ari bo tugendana. Ntabwo nshatse kuvuga ko abantu badakijijwe utagendana nabo, ariko hari limit, hari aho bagera utemerewe kugera, kuko wowe wahindutse mushya. Imana rero igidusaba ko tugera naho hantu, kugira ngo tugendane n'abantu tubyumva kimwe. Abandi tutabyumva kimwe, tukaba abantu bo kubabwiriza, ariko ntitugendere mu nama zabo, tukagendera mu nama z'Uwiteka Imana yacu. Umuntu ukorera Imana wese yakagombye kuba afite uyu mutima mushya. Muri iyi minsi bigenda bigora abantu cyane, kuko ubona mu bihugu bimwe na bimwe, cyane cyane ibihugu byo muri Afurika, ibintu byo gukizwa abantu babigize nka mode, nabyita nka mode. Kumva ko hari ahantu usengera, kumva ko hari idini urimo, kumva ko hari congregation runaka urimo. Navuga ngo muri iki gihe bisa nkaho biteye ikintu nakwita nk'ishema. Hura n'abantu bakaganira, wowe usengera he, wowe uteranira he, twebwe urusengero rwacu nuru, bakumva nibyo. Ni byiza ko abantu baba bafite aho bateranira, aho basengera, amadini babamo. Ni byiza ko abantu baba bafite imirimo y'Imana bakora, ari abaririmbyi se, ari abadiyakoni nk'uko nanjye mpari. Ni byiza ko abantu baba bafite imirimo bakora mu itorero, ariko ibyo byose bigira agaciro gakomeye imbere y'Imana iyo abantu bahindutse, iyo abantu baremwe bundi bushya, iyo abantu bavutse bundi bushya. Ari ryo rya jambo muri Mariko gice cya 2 umurongo wa 22 rivuga ngo nta wafata umutobe mushya ngo awusuke mu kibindi gishaje. Aba ariko mvuga, Imana ntabwo ishobora gufata ibintu byayo ngo ibishyire mu kintu gishaje, mu mutima ushaje. Igishya kijya mu bishya. Imana izagukoresha, ariko ugomba kwireba ukavuga ngo ese niba Imana ishaka kunkoresha, mutima wanjye warahindutse, mutima wanjye wabaye mushya, ndi ikibindi cyiteguye kwakira impano z'Imana. Ese niteguye kwakira umwuka wera? Ese niteguye kwakira impanuro z'Imana? Haleluya. Imana ishimwe cyane. Twasomye ririya jambo ryo muri Ezekiyeli gice cya 18 umurongo wa 31, aho Imana ibwira abantu ngo nimureke ibicumuro byanyu, nimuve mu byo mukora, ahubwo mwirememo umutima mushya, mwirememo umwuka mushya. Ndagira ngo mbabwire ko Imana idashobora kuza ngo igufate ku ngufu, igushyiremo uwo mutima. Imana ni umukozi w'umuhanga, muraganira mukadiringa, niko mu ndimi z'amahanga babivuga. Ikakubwira iti dore ibyiza byo kugira umutima mushya, ni 1, 2, 3. Ikakubwira iti dore ingaruka zo kugumana uwo mutima ufite, uwo mutima w'inyamaswa, uwo mutima utari uw'umuntu. Dore ingaruka zawo uzabona nizi. Mukaganira, hanyuma ugahitamo. Haleluya. Ariyo mpamvu Ezekiyeli hano yaravuga ngo nimwirememo umutima mushya, nimwirememo umwuka mushya. Aravuga ngo kuki mwarinda gupfa mwanzu ya Isirayeli mwe? Aya masaha Imana iraguhamagara, irakubaza ngo kuki warinda gupfa? Hariya hari opportunity, hari amahirwe yuko wowe ubwawe
ubasha kuza ukaza ahondi nkakurema bundi bushya, nkakubyara bundi bushya, ugatangira urugendo bundi bushya, ukaba icyaremwe gishya, ibya kera bigahinduka, ingeso wari ufite kera zigahinduka, irari ry'ubusambanyi wagiraga rigashira, ubwesikoro wagendanaga bugashira, kubeshya n'izindi ngeso mbi. Jyewe Uwiteka mfite ububasha bwo kuguhindura, ariko nunyemerera ukiremamo uwo mutima ukanshakana umwete. Haleluya. Imana rero idufashe. Ntabwo ushobora gukunda Imana. Dufite intego yitwa ngo gukunda Imana n'umutima wawe wose. Ntibishoboka ko wakunda Imana utararemwemo uwo mutima mushya, ntibishoboka. Kugira ngo ubashe gukunda Imana neza, kuko nta kundi kuyikunda, nta kundi kugendana nayo, nta kundi kuba inshuti y'Imana, nuko tuba duhindutse. Ntabwo wavuga ngo ugendana n'Imana utarahindutse. Ntabwo wavuga ngo uri inshuti y'Imana udafite uyu mutima mushya twakomeje kuvuga. Ntabwo twavuga ngo uri inshuti ya Kristo ya Yesu udafite uyu mutima mushya. Jambo ry'Imana ryatubwiye ngo iyo ubonye umutima mushya nibwo umenya neza iby'Imana ishaka. Haleluya. Ntabwo wamenya ubushake bw'Imana udafite umutima mushya. Ntibikunda. Ni ibintu bibiri bihabanye, ni ibintu bidashoboka. Kugira ngo ukunde Imana, uyikundishe umutima wawe wose, nuko ubanza guhinduka, nuko ubanza kugira uyu mutima uhindutse, nuko ibitekerezo byawe bibanza kuba bishya, nuko umwuka wawe uba mushya, l'esprit, l'âme, bihinduka rwose bikaba bishya, nibwo ubasha gukunda Imana. Iyo abantu batahindutse bashya bakora ibyaha kandi akumva ntacyo bimutwaye, kabe nubwo yaba ari pasiteri, habe nubwo yaba ari umushumba ukomeye, habe nubwo yaba ari umuririmbyi rurangiranwa, iyo umuntu atahindutse ngo agire umutima mushya akora ibyaha kandi akumva nta kintu bimutwaye. Uyu munsi agakora icyaha, ejo akongera. Niba uzasanga bakora ibyaha bakaguma no mu nzu y'Imana, akaba ari umuririmbyi ariko akora n'ibyaha, akaba ari umuririmbyi ariko yesikuroka abantu, akaba ari umudiyakoni yambura, akaba ari umudiyakoni asambana, akaba ari yitwa ngo ni umukozi w'Imana runaka ariko afite bagore 2 3, yarasenye ingo z'abantu, nuko atigeze ahinduka. Yinjira mu idini ariko ntiyinjiye mu itorero. Kugira ngo winjire mu itorero ube inshuti y'Imana, uhamye kukunda Imana, bigusaba uko byagenda kose kunyura muri uru rugi, muri uyu muryango witwa guhinduka mushya, ukawinjiramo. Hanyuma rero kuva aho ngaho ugatangira ukagira imitekerereze mishya, ukagira kwibwira gushya, ukagira ibintu bishya muri wowe, abantu bakajya bakureba bakavuga bati uriya we ntakiri wa wundi. Uyu munsi ndagira ngo wongere witekerezeho, uvuga utari ko kuki ibyaha binkurikirana, aho narahindutse, aho umutima wanjye nawuhaye Imana, kuki ncumura ejo nkongera, ejo bundi ngasubira, kuki hari ibyaha byananiye kureka. Kuko inshuti y'Imana, Imana ibana nayo, Imana iturana nawe, Imana igendana nawe, igenda idukiza, niyo idushoboza gukiranuka, niyo idushoboza gukora ibyo ishaka. Iyo rero utari inshuti yayo, nubwo wakwitwa izina ry'icyubahiro runaka ryo mu idini rikomeye, ibyaha uko byamera kose ntabwo uzabinesha, kuko ukuneshereza adatuye muri wowe. Nta nshuti ufite muri make, nta bucuti ufitanye n'Imana, kuko iyi ni kondisiyo
kugira ngo ugirane ubucuti n'Imana, ukunda Imana nayo igukunde, mugendane muri proje zawe zose, nuko uyu mutima wawe uba warahindutse mushya, ugahinduka ubuturo bw'Imana. Ndagira ngo twegera ku musozo tubwire Imana kugira ngo iduhindure. Mu masengesho yanjye nsenga murambwira Imana ngo rushaho kumpindura mushya. Hari umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo saha gusa, hari n'ahandi. Undi yaravuze ngo ni ukuva mu bwiza tujya mu bundi. Haleluya. Ubugingo bwacu cyangwa imibereho yacu ya gikristo ni urugendo. Pawulo yaravuze ngo simpamya rwose ko nabishyikiriye. Aravuga ngo ariko ndasiganwa kugira ngo nsingire icyo Kristo yamfatiye. Simpamya ko maze kugishyikira. Aravuga ngo ariko hari icyo mpamya, ni kimwe, nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Haleluya. Mu Kristo mwene data muvandimwe untegeye amatwi, ntabwo ndi bukwizeza uyu munsi wa none ngo ntabwo icyaha kizongera kugutera, ariko bya bindi wabagamo urabitambuka, ukagenda ugenda mu rugendo, ukagenda wezwa, utungana, kandi Imana ikuyobora mu nzira yayo. Nibwo ubona ryarari wagiraga ry'ibyaha runaka ukabona ryararangiye, kavuga ati ariko umwaka ushize ko najyaga nkunda kubeshya, none uyu mwaka ndumva Imana yarambohoye. Nuko wayihaye umutima wawe, nuko wayeretse ko ushaka ko mugendana, nuko wayeretse ubushake bwo kwiremamo umwuka mushya n'umutima mushya. Imana nayo iraziba mu ruhande rwawe buri munsi ikakuneshereza. Haleluya. Uyu munsi rero wirememo umutima mushya, wishakemo guhinduka, wishakemo ubwenge bushya. Hindura imitekerereze yawe, hindura imitekerereze ivuga ngo n'abandi nuko babigenza, n'abandi nuko bakora. Nabonye nabo turirimbana ariko babigenza, nanjye mbikoze ntacyo byaba bitwaye. Nabonye nabo dusenga nabitwara gutya, hari kanaka numvise kandi ni umuvugabutumwa ukomeye nawe yabigenje atya. Oya, Imana ntabwo irebera abantu muri rusange, ni wowe ishaka. Ashobora kuba yaritwaye gutyo kuko umutima we ukiri wa wundi nk'uko yari ameze kera, afite umutima ushaje utarigeze uhinduka ngo ube mushya, nubwo ari mu idini, nubwo akora imirimo mu idini, ariko afite umutima ushaje. Niyo mpamvu udakwiriye kumureberaho. Niba ushaka kuba mushya neza, fatira urugero kuri Kristo, ugere ikirenge muke, muzagendana kandi muzabana, muzakundana, muzuzura, muzaba inshuti. Zajya kubwira ati mwana wanjye nawe witabe ngo karame data. Imana yacu dufashe. Ndagira ngo ndangirize aha ngaha, ndakurarikira kongera kwisubiramo no kwisuzuma mu mibereho yawe, no kwibaza ngo ese narahindutse, ese nabaye icyaremwe gishya, ese kwinjira mu itorero byanjye kwagenze gute, ese nanyuze muri rya rembo rirasukirwaho aho sinuriye inkike, ese natuye ibyaha ndabireka, ese narasengewe ndambikwaho ibiganza kugira ngo nihane. Niba narasengewe kuki ibyaha binkurikirana, ese aho simbana n'abatarahindutse bakanyemfluensa, kuki numva nkomeza kugira irari ryo gukora ibyaha? Ukwiriye kwibaza ibyo byose ukavuga ngo nukubera iki. Wasanga burya utarigeze uhinduka, waraje ukinjira mu rusengero urwari rwo rwose, ugakura ukazamuka mu myaka ukavuga uti nasanze abandi basenga, reka nanjye njye gusenga. Wasanga ari uko bimeze, ukongera ugasubira ku rufatiro, ukatura ibyaha byawe,
ukaba mushya, Imana ikaguhindura, Imana ikakugira umukozi wayo, Imana ikakugira inshuti yayo, ukazajya ugenda mu mutima uvuga uti ni inshuti y'Imana, narahindutse. Yesu aduhana umugisha kandi Yesu abafashe. Twese atugirire neza. Dukwiriye kuba abantu tumenya ubushake bw'Imana. Dukwiriye kuba abantu tumenya ngo Imana irashaka ko twitwara gute, irashaka ko dukora gute, irashaka ko tugenza dute, kugira ngo tumenye ubushake bwayo. Pawulo yandikiye Abafeso arababwira ngo nimushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima. Iyo umutima wahindutse mushya, umuntu agira umwete wo gushakashaka uko yamenya ibyo Imana ishima. Imana igushoboze mu masengesho yawe, ubwira Imana ngo saha gusa nshaka kugera, hari n'ahandi nshaka kungeza, ndashaka kuva mu bwiza njya mu bundi. Pawulo yaranditse ngo twebweho nubwo imibiri yacu isaza, ngo umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye nuko bwije. Ubu ndi gusatira imyaka y'ubukure, ariko nifuza ko umubiri w'imbere akomeza kuba mushya, akomeza kuva mu gusaza ajya mu bushya, ajya mu buto. Haleluya. Nawe nicyo gikwiriye kuba icyifuzo cyawe. Ni gute nabaho mu buzima bukunze Imana? Ni gute nabaho mfite umutima mushya? Ni gute narushaho kwegera Imana? Hanyuma ugasaba abakozi b'Imana bakagusengera. Hari ibyaha ugenda ugwamo, hari imyitwarire ufite ya kamere yawe yanze gucika. Kubera iki? Kubera kutayihaye Yesu ngo nayo ayihindure, akuvanemo kamere ishaje agushyiremo kamere nshya. Ariko uyu munsi wa none uhawe amahirwe yo kongera kwisuzuma no kwitekerezaho, kugira ngo Imana ikuzuze umutima mushya, ikuvanemo umutima ukomeye nk'ibuye, igushyiremo umutima woroshye, uyubaha, uyikiranukira, uyumvira mu ijambo ryayo, ushakashaka uko wamenya ibyo Imana ishaka. Kandi ndakwifuriza muri uyu mutima mushya niho uzabonera ubucuti n'Imana. Imana idufashe kandi baho umugisha mwese abumvise aya magambo. Mugire umwete wo guhinduka, mugire umwete wo kuba bashya, mugire umwete wo kuva mu bwiza mu buryo bw'umwuka mujya mu bundi. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge Imana. Urakoze Mana yacu, turagushimiye ku bw'aya masaha meza, tugushimiye aya magambo yawe meza. Ntabwo ushaka ko tuguma aho turi, ushaka ko dukomeza guhinduka mu mitekerereze, imitima yacu ikaba mishya, kugira ngo nawe udushyiremo ibishya, ushyiremo iby'umwuka bishya, twumve imvugo yawe, tumenye imikorere yawe, tumenye ubushake bwawe. Nuduhamagara ijwi ryawe turyumve twitabe, nutubwira uti nyura aha tukumvire. Nta wundi wabishobora. Impamvu abantu batumvira Imana nuko badafite imitima mishya, nuko badafite imitekerereze mishya, nuko ubwenge bwabo butahinduwe, buracyari bwa bundi bwigomeka. Ariko iyo tumaze guhinduka bashya, twumvira Imana yacu mu mategeko yayo yose, mu byo itubwira n'aho ituyoboye tujyana nayo. Hereza bene data umugisha bumvise aya magambo yawe, kandi ubahe guhinduka rwose, ubahe guhinduka rwose, ubahe guhinduka rwose. Uko bari bari mu gihe cyashize, uyu munsi bahinduke babe bashya, kugira ngo n'abatureba bose, abareba abakristo, bahimbaza Imana, batubonemo ishusho nshya, batubonemo imitima mishya, batubonemo guhinduka. Fasha mwene data uwo ari we wese waba wumvise iri jambo agafata icyemezo cyo kuvuga ngo ngiye guhindura imitekerereze yanjye, ngiye kwihata kubana n'Imana, ngiye kwihata gushakashaka ibyo Imana ishaka. Mutima wanjye n'umwuka wanjye bikwiriye guhinduka. Turamusengeye kugira ngo icyo cyemezo afashe umushobozi, umwambika imbaraga, kandi muri urwo rugendo uzajya umurwanirira, uzajya umuba hafi, kugeza ubwo tuzagera ku rurembo Siyoni,
kuko abazarwinjiramo ni abahinduriwe imitima yabo ikaba mishya, umwuka wabo ukaba mushya. Abo nibo bazaragwa igihugu nk'uko ijambo ryawe ritubwira. Urakoze rero, komeza kubana n'ubwoko bwawe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha.